nari niteze rero ko umuntu bita Uwicyeza Pamela Mama Runa araza kuzamuka neza, atambuka neza, akagira gutya no mu gitaramo pa noneho Tiger noneho akaba Tiger bya nyabyo. Nta bantu benshi yashakaga ku rubyiniro, we yashaka kwimurika ubwe no kubereka ko ari 001. Mutazamwitiranya na Element, njya numva mushinja ngo afite ubunebwe. Niba hari abantu bameze neza bafitanye umubano ni The Ben na Bruce Melody na Investor witwa Coach Gael na Muyoboke. Abo bantu babanye neza bameze gutya gutya. Ngewe ndasaba abahanzi bo mu Rwanda barimo Chris Easy, barimo Juno Kizigenza, barimo Ken Solo, undi nindera naribi, abo batatu ndasaba ko hazagira gutya hakavamo umuntu umwe uhangara Bruce Melody akaba bajya gukompeta, ariko witwa The Ben we rwose gukompeta na Bruce wapi. Hari abanyamakuru ngo bamuhamagaye ngo ntiyabaye ikiganiro ngo kubera buryo yari ameze, ngo abanyamakuru ngo batabashe kuvugana nawe byagenze bite, ngo baramurakariye ngo nibo bari gukora inkuru ziri aho nyine ngo bari guhita bafatanya n'abandi, cyane ko yanavuze ko ngo witwa Dumba ngo abiri inyuma cyane akabafatanya n'uriya numva bahora bavuga. Ngezimba nshaka no kumuvuga rwose, umuntu wita Imana se yita Imana mu buhe buryo byagenze bite? Ariko nimukomeza kuzana inzara nyinshi akakanya baraguhamagara baguhumba 100 ugahita uzaho ugahita uvuga ukuntu ngo The Ben ari mubi, ugahita ejo baguhumba 200 ugahita uvuze ukavuga ukuntu The Ben. Yes of course, mbaye ikaze mwe mukunda kandi mwakurikira ibiganiro byacu umunsi kundi. Ni Echo Bloom TV, ngenda cyari Mr Muhanzi, ndi intare ndi ntangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course, ndi na diaspora, ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye, nkakunda mu dukunda mukaradukurikira umunsi kundi. Buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima n'igitabo, kandi buri gitabo kigira page, kandi buri page tuyivugaho ukwayo. Twageze muri page rero ya 2026, sinzi icyo urimo wowe, icyo utegereje gukora ndetse n'intego mwihaye, n'ubwo ngo muziha ariko n'ubundi ntimuzigereho. Cyako ubuzima buratubabaza, ubuzima buratubabaza, baze kwicara ukamara hafi, abandi bakajya muri bonane, bakajya muri noheri, bakagenda bakicara y'abana bakanywa, bakashaka abasheri babo bagasohoka, bakajya muri famille zabo, bakajya mu bintu bitandukanye, wo kicara ukavuga ati ngiye ngomba kwicara nkareba uburyo ki uyu mwaka ngomba kuwigaho nkazagira iterambere rinini. Umunsi wa mbere, tariki ya mbere ikagera, ukavuga ati ngiye gutangira, ugatangira niba uri umuyede cyangwa uri umunyonzi cyangwa uri umukanarani cyangwa uri umukameramani cyangwa uri umunyamakuru cyangwa uri umuhanzi, sinzi icyo ukora icyo ari cyo cyose, ati ndakorera 50 nzigame 20, ugayakorera ukayazigama, ukayakorera ukayazigama. Ejo igare wanyongaga rikaba rirapfuye ryose, ugasanga yandi wazigamye ujya kurikoresha, kandi wari warazigamiye intego yo kuzagura irindi gare muri 2027. Ubwo aya mbere ntagiye, ukongera kandi ubwo wari ugeze nko mu byibura nko mu mezi 4 wizigama, ukongera ugatangira ugakora ukizigama rero wagira nko mu kwa 9 moto watwaraga polisi kabira yitwaye, wenda wagonze se cyangwa wagasomye gakeya baragupima gihita kidubura cyangwa veyuye. Nabonye noneho ngo ibintu mwari mwarigeze ngo babahagarika ngo mugakomeza mugatoroma. Inteko yamaje gushyiraho ngo ubu ni icyaha gihanwa n'amategeko, bagufunga iminsi ngahe ni hazabu y'amafaranga, nabonye hagati y'100 n'ibihumbi 700. Ubundi polisi yajyaga ivuza ifirimbi ngo hagarara, mumwereka igihandure na plaque mukazihisha. Ubu tayari bazajya bakwirukaho nk'umuntu ukoze icyaha, wishe nk'umuntu cyangwa se utwaye n'urumogi cyangwa unagonze umuntu agapfa. So ubwo moto yawe bakaba barayitwaye, wari umaje kwizigama nk'$500 uvuga ati 2027 y'intego nihaye ngomba kuyigeraho byanga bikunda, nkagira gute nkaba ameze neza, nanjye ndi umusore nkazajya guserebura mvuga nti byarabaye, noneho narizigamye, narakoze, narihirinze. Ugaba ugiye kugura indi cyangwa ugiye muri ntuza gufata indi yo gupatana. Amezi 12 bro, akarenda
wicara wihiringa wizigama yajya kugera 200,000 ukabuhuye n'ikibazo gihita kiyatwara direct ya ntego nyamukuru wihaye ntuyigereho. Ubundi icyo nicyo bita ngaho umutindi yanitse ntiriva. Mwajyaga mwibaza impamvu baca umugani ngaho umutindi yanitse ntiriva mukagira ngo nuko bigenda. Yes, reka nkwakire rero ngo ikaze mu biganiro bitandukanye dukora n'amakuru akugeraho umunsi ku wundi kuri Eco Bloom TV, tugenzwa n'amakuru imyidagaduro, impano n'ibindi bigiye bitandukanye. Bangarutse muri ya content yanjye yitwa ibyo mwahishwe. Nibiki mwahishwe rero mu gitaramo cya The New Groove cyabaye itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, ariko kandi usibye n'ibyo ndanaza ngaruke no mu gitaramo cyabaye itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 2025 mu ijoro ryo kurasa umwaka bonane hariya ibintu byabereyemo hariya mu gitaramo cya The Last Night n'ibindi nabyo. Hari byinshi rega biba byarabaye, ariko bagenda babazanira bike bike bakabaha ibyo bashaka ko mwumva, ariko ibyo badashaka ko mwumva ntibabibaha. Nge rero ndabibazanira byose, pfa kuba mbona ko nta bigize icyaha cyangwa se ibisebye izina ry'umuntu cyangwa ibiharabika cyangwa bitesha agaciro ikiremwa muntu. Kuko ngenda umunyamakuru ndabanza nkareba ABCD nkamenya ngo ibi mbitanze byagira ingaruka zingana gute, ariko singiye kwigira umuhanga cyane, nshobora gukosa, nshobora kunyerera, ugasanga hari ibyo wenda mvuze bitari ngombwa cyane. Ubundi ntabyo uvuga biba bitari ngombwa, ahubwo hari igihe biba bitari ngombwa cyane, cyangwa abo bivuzeho bakabona ko atari ngombwa, ariko abo wabibwiye bo bakabona ko byari ngombwa. So bakunzi banjye rero, bakunzi b'imyidagaduro, bakunzi b'amakuru, bakunzi ba Mr Muhanzi by'umwihariko, ndabashimira cyane ko 2025 ni umwaka navuga ko watangiye kugenda unyereka amarembo atandukanye, mpuza n'inshuti zitandukanye. 2025 nawungukiyemo inshuti nyinshi cyane. Ngira ngo 2025 uwo mwaka navuga ko natangiye kwinjira neza mu mwuga w'itangazamakuru, na n'ubu ndakinjira, ntago mwari mwamfungura imiryango. Hari abakifunza ariko izafunguka ndabizi. Shawe se, ubundi hari umunyarwanda waciye umugani ngo amaherezo n'ubundi y'inzira ni abari mu nzu. Niba ndaha ndi imbere ya kamera mfite mikoro, niyo nafungwa nshobora kugera Mageragere naho nkakora itangazamakuru. Sinabonye uwitwa Fata ku mavuta imiziki n'imyidagaduro ngayimereye nabi cyane, ariye musi wa mbere ambe nisomero. Ibi bintu biturimo natwe tubirimo. Ntabwo biturimo ngo twe ntitubibamo, biturimo kandi natwe tubirimo. So rero niyo byafata imyaka 50 tuzaba tukibirimo kandi bikiturimo. Niyo byadusaba kurara amajoro ntiduhabwa agaciro, niyo byadusaba kugenda bakabona ko ntacyo dukora, nta views tugira, tudakunzwe, nta bwenge, ngo nta mashuri, sinzi, nta kibazo. Don't worry bro. Hari umunyarwanda avuze ngo uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Uzi icyo ashaka aricara neza agategereza, agahitamo ibyo ashaka, akabikurikira paka akabyirukaho bikamuvuna, success mpaka akazayigeraho. Buriya nicyo cyica abantu. Wewe urafata intego zawe ukavuga ati nge ndashaka ubu, ndashaka gukora ibindi, ndashaka kubikora muri ubu buryo, ejo ugahura n'undi muntu ugahita akubwira ati ariko buhinduye ibintu, banza ukore biriya, ngwino tubanze tujye kuba mubaji niho hari amafaranga, ngwino tubanze tujye kunyonga igare niho hari amafaranga, ngwino tugende tujye kubaga nka Bosco y'Impaya niho views zirava, ngwino tugende tujye gushaka, nyine akakuzengurutsa mu bintu, mu yindi mirimo yose, kandi wowe already mwahuye, ufite ibyo ushaka n'ibyo ushaka kugeraho, wenda kugira inama n'ibyo, wenda ashobora no kukwereka inzira, wenda ashobora gukungura ubundi bumenyi n'ibyo, ariko ni ufite icyo ushaka naho kugera wita umurongo. Ngo kubera yuko ngo wahuye na Pionika ngo ukabona ngo we ngo baramukunda cyane, ngo kubera ko wabonye ngo buri kantu ibyo ari gukora ngo ari byo bakunda cyane, ngo kubera ko Nyakso ngo ibyo akora ari byo bakunda cyane, ngo kubera ko ngo nuza ngo Benovia ngo afata ubuhanzi akabifatanya no kwitereka n'itangazamakuru byose ngo akabona barabimukundira, ngo nahita ubijyamo. Oya, uyu reba Mr Muhanzi ngo kubera ko wagenda gutya akagenda akavuga ko ari mu diaspora kandi atari yarenga na Nyabugogo ngo wumve ko birahita bikunda. Oya,
banza utekereze wowe ushaka iki, ushoboye iki, ukunda iki, n'icyo uzi ufitiweho ubumenyi. Nurangiza kubimenya ubundi uhita uvuga ngo uhasigaye ngiye kwataka. Sasa rero iyo watatse niho uhura n'imitego, niho uhura n'inzitizi, niho uhura n'imbogamizi, niho uhura n'abakubwira ati ibyo bintu wishoyemo wapi bivemo, ibyo bintu byihorere. Abo bantu nawe jya ubabwira ati namwe ibyo ni mu byihorere. Kereka niba utazi icyo ushaka, ukaba utazi n'uburyo uzabikoramo kugira ngo ugere ku cyo ushaka, aho byakunda rwose. Aho wadeviye ukagenda mu nzira yo kukwereka, ariko nugendera mu kigare, mugani wa Bruce Melody numvisha avuga ngo ndaje mbakure mu kigare ngo mbashyire mu kidege. Ikidege yadushyizemo niba ari iriya kwasiteri nabonye bari kugendamo n'abarigana Rugaju nayo, ubwo ndacyayibazaho. Muhungu wacu rwose tayi wacu. Ariko reka naninjiye muri The New Groove. Ni igitaramo cyari giteguye ku bwanjye, navuga ko 95% cyari neza, kubera ko amasaha yagiye yubahirizwa, ko nta performance zose abantu bari bateganyije guperforminga baraperforminze. Ubundi ujya kuvanga igitaramo nticyagenze neza, hari nk'ibintu nka binga ugomba gushingiraho. Line-up y'abahanzi yagomba guperforminga ntiyaperforminze yose. Already itaperforminze, ubwo bisobanuye ko igitaramo kitagenze neza. Amasaha yagombaga igitaramo cyo gutangiriraho no kurangiriraho byagenze neza, niko byagenze. Iyo atari uko byagenze, igitaramo ntikiba cyagenze neza. Iyo sound zabaye, zimwe ntizivuga, izindi zikavuga, zimwe zikazima, igitaramo ntikiba cyagenze neza. Nanone iyo abahanzi baje bakabura bimwe mu bikoresho byabo, hari ubwo ushobora kuba nticyagenze neza mu bigaragara mu maso yawe, ariko hari niba bitagenze neza noneho mu bitagaragara mu maso yawe, bya bindi biri inyuma y'amarido, backstage, abahanzi uburyo baba bari kugenda bamwe na bamwe wenda batumvikana, aba manager, aba organizer, n'abahanzi nabo ubwabo batari guhuza neza, cyangwa hari bamwe batiyumvanamo. Ibyo byose rero kugeza aya magingo, navuga ko igitaramo cyatangiriye igihe, nubwo wenda tutavuga ko ari igihe 100%, ariko cyatangiriye igihe. Turi abanyafurika, ashobora kurenga y'iminota 2 cyangwa 10, ariko igitaramo kigatangira nta ribi. Line-up y'abahanzi nayo yose yaraperforminze, twarayibonye, nubwo wenda numvisha umuhungu wanjye Binovia ngo byari byagoranye cyane. Njyewe nari mpagaze njya kubona mbona abahanzi bakomeye batangiye kuvaho, nkavuga neze mwaka byara mwe n'umuhungu wanjye araza ryari. Yabaye umustar mugani wa buri kantu na buri nguni, ahanganye na Bruce Melody nkuko babivuze. Ngiye kubona mbona kubw'amahirwe baramuzanye, arakoze, nubwo numvishe avuga ati hari ibyo nari nateguye bitahawe agaciro ngo mbikoreshe, bitewe wenda na management y'igitaramo, ubwo wari uburyo bari babipanze. Ababyinnyi banjye bikinumvisha hari utuntu twinshi agenda ablaming, ariko reka wenda dushime ko byanabaye, nubwo bitabaye nk'uko yari yabiteguye, ariko byibura tunishimire ko yayibonye akanayikora. Nibyo agaciro, nibyo nakubwiye ngo iyo uzi icyo ushaka birakuvuna, birakugora, baragukasa, ariko straight ukomeza mu muhanda wawe neza kugera ku rwego ugira gute. Babandi bose bakubwira ngo yanga ibi wari wazanye ngo hano ntibyemewe, ngo turabona ngo bitari mu murongo wacu, ngo kugera icyo gihe bazabona none ahubwo bo bakabikwisabira. Binovia ntago wari uzi ko aperforminga muri Kigali Universal, wari uzi ko wajya muri BK Arena. Hari abahanzi benshi bakurusha na hit nyinshi, bakurusha n'imiziki myinshi, bicaye hariya BK Arena bayireba nk'abandi bafana bayireba, nkanjye Mr Muhanzi nk'umunyamakuru ngenda nanjye nyinjizamo mvuga ko ngo ngiye gutara amakuru, ariko ntatinyuka kuvuga ngo izina ngo rinavugwe ngo hara muri BK Arena na Mr Muhanzi. Ariko wowe witwa Lucky Nzeyimana Ntapendo, respect you, tubashimire. Baravuze bati Binovia umuhanzi wemeye agasaba stage imbere y'abantu bose, tumuzamure nawe uri kugerageza kuzamuka. Nubwo nabonye introduction ya Lucky Nzeyimana nayo nayishidikanyijeho cyane, ngewe narababwiye nzambabwiza ukuri.
kandi buri nkuru igira uyivuga. Lucky Nzeyimana hari ahantu ubundi rwose nsanzwe nkwizera mu bijyanye no kuzamura impano, gusapotinga impano, ariko introduction wakoreye Binovia ntago nayishimye, sinkubeshye. Wenda ntago wari ushinzwe kunshimisha, ariko kuba wari uri hariya, wari uri mu kazi, wari ushinzwe gushimisha abantu no gusobanurira umuntu ugiye kwakira uwo ari we. Wagombaga hari umujene njya nkunda wo mu komediye bita Rufendeki. Iyo agiye muri Jenny's Comedy, nkunda introduction ye kuruta stories atera mari. Ati Fanny merci buretse gatoya, ati banze usubiremo, ati banze ushyiramo ibigwi nabonye na Muhinda nawe asigaye amusubirisha amati, nyabuneka banze babwira ko nifotoranyije na meya w'umujyi wa Kigali. Ati banze babwira ko kandi nifotoranyije n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ati banze babwira ko ewana, ati banze babwira ko ndi na muremure, ati rero hariya nk'umujene ukizamuka mwana Lucky Nzeyimana wagombaga gushyiramo akantu ko kugira ngo motive abantu bari bagiye kumwumva bwa mbere no kumubona bwa mbere, bakumva nyine ko ari umuntu w'igitangaza. Erega Lucky Nzeyimana kakana turi gushyigikira The Ben, turi gushyigikira Bruce Melody, turi gushyigikira Nine Sano, Bwiza Butera, Knowless, Chris Easy, Gisa Kinganzo n'abandi benshi. Ariko abo mu myaka 30 cyangwa 15 iri imbere ntago bazaba bagihanganye ku rwego nyine ngira ngo urimo urabyumva neza icyo ndi kuvuga. Ariko uyu Binovio mu myaka 15 cyangwa 20 azaba ari ku rwego rwo kuba nawe muri kumwintroducinga nka The Ben cyangwa Bruce Melody cyangwa nka Diamond cyangwa n'undi muntu. Can you imagine rero igihe muzahura hari akantu gato wagombaga gushyiraho kagakeregeshwa ibintu bigahita biryoha neza, bigahita bihura gutya. Yakakubwira ati ndakuzi ndakwibuka 2025 muri The New Groove uburyo wahamagaye, ati ni Binovia, ati ni umwana uri kugerageza nawe kuzamuka. Narayibonye, ariko reka nshimire basi ko mwabikoze nabyo byari bimeze neza cyane. The New Groove rero ngira ngo ubundi hari akantu niteze muri The New Groove buriya ntabonye. Nari nzi ko umukobwa umubyeyi aragira gutya akagira uburyo cyatambukamo gake gake. Nari mbyiteze, nagiye kubona mbona witwa Pionika Suezi azamuye intebe imeze neza iriho n'imifariso, ndavuga ntibyanga bikunda ahantu hagiye kuba akantu karenza ko nari niteze. Hano umuryango ugiye kwigaragaza. Ngira ngo mwarayibonye kwa twayibonye mu kiye gitaramo, reka mbyibuke neza. Hari igitaramo cyabaye hariya ntari kwibuka cyabereye muri Zaria Court, witwa JC yagize gutya azamura abahungu be, ewana bakubita freestyle, baravuga bati abantu twari duhari twese turavuga ati mwitegurire dore rap, dore Jay Polly wavugaga ati Imana ikomeze mwiherero uko ridashira. Yaravuze ati ntabwo nyiri ngiye nyine, ati murebe inyuma yanjye. JC rero ngira ngo nawe tumushimire cyane kuba yaratangiye kumotiva abana be no kubahereza umwanya no kumenya ko umwana nubwo ari umwana afite guhitamo nawe agakora icyo agomba gukora, kuko nabonye bafite rap nziza cyane. Ibyo bintu nabonye na Aline Gahongayire nawe yarabikoze, afite mukobwa we nabonye aririmba neza kabisa. Ewana umukobwa we mwiza kabisa uririmba neza mu tuvideo twinshi, nagira ngo mwarabibonye kuri poste zanjye nkora no kuri Viewation TV mba na updating amakuru kuri social media, ngira mwarabibonye. Hari umukobwa Aline Gahongayire waririmbye neza hariya kabisa, ndavuga ni kabisa byanga bikunda Aline Gahongayire ashobora kuritayaringa, ariko ubuzima bwe bw'umuziki buzavukira muri uyu. So nari niteze rero ko umuntu bita Uwikeza Pamela Mama Runa araza kuzamuka neza, atambuka neza, akagira gutya no mu gitaramo noneho Tiger none akaba Tiger byanyabyo, agahita babwira ati usibye no kuririmba, usibye no kurapa, usibye no kuba ndi one of a kind, murebe murebe hano. Abantu tugahita tuvuga ati kaci amashyi ati n'impundu ati
ngira ngo twari kuba dutsinze icy'umutwe. So rero navuga ko ubwo bitabaye nta mahitamo ye, kuko ngira ngo wenda buri muhanzi aba afite uburyo yagiye ategura stage ye. Ngira ngo mwumvishe Bruce Melody asobanura uburyo yari yapanze iriya stage ko nta bantu benshi yashakaga ku rubyiniro, we yashaka kwimurika ubwe no kubereka ko ari 001, no kubereka ko afite itandukanyiro nyine mumurebe we ubwe, muri mwumve impano ye, murebe icyangwe cye, murebe stage ye, mutazamwitiranya na Element. Njya numva mushinja ngo afite ubunebwe ase Element. Hari abantu ubundi ntabonye muri cya gitaramo nabyo numva ngize ikibazo nka Element, ariko menya ngo atari mu Rwanda. Element ntabwo ari mu Rwanda. Birashoboka ko yaba atari mu Rwanda, reka mbe mbyihoreye ubwo. Ariko hari n'abandi ntabonye, ba Mbutera Knowless, ba Clement, hari abantu ntabonye muri kiriya gitaramo, nibaza impamvu ntababonye. So rero ni igitaramo cyagenze neza, ibitaragenze neza ubwo bazabikosora. Sasa rero byatangiye kuza bivugwa ngo baravuze, bavuze ngo iki, mbibonye he mu kanya. Abajene bari kuvuga ngo team ya Bruce Melody ngo yarayihise igenda ngihita bookinga ngira BK Arena ngo ku itariki ya mbere ngo z'ukwezi kwa mbere 2027 ngo The New Groove ngo bayamboye ngo nagashaka. Niba hari ikintu nkunda n'udukino musigaye mukina two muri showbiz, abajene bakagenda bagakina ibintu mukagenda mugasara, abajene bakirira amafaranga, bakinywera utubyeri twabo, bakiyicarira amafaranga akinjira, mwe mukajyara mugasara ngo Bruce Melody yanga The Ben, ngo The Ben ngo yanga Bruce Melody, ngo muyoboke ngo ntavuga rumwe ngo na The Ben, ngo nako ngo na Bruce Melody, ngo Coach Gael. Ariko sha mwabyo bintu mwagiye mubireka. Niba hari abantu babanye neza, bafitanye umubanyo mwiza, Mana Nyagasani, no umuntu bita The Ben na Bruce Melody, ibindi byose mubyihorere. Niba hari abantu bameze neza bafitanye umubano, ni The Ben na Bruce Melody na investor witwa Coach Gael na Muyoboke. Abo bantu babanye neza, bameze gutya. Ibindi mubireke, ibindi byose muba mwibwira rero. Ni ukugira ngo bakreye amakuru, ni ukugira ngo bakreye trend, ni ukugira ngo bakreye ishoramari, ni ukugira ngo bakreye duo. Gusa nakubwira ko rwose Mana hari simbabeshye, duo ya The Ben na Bruce Melody yo ntago rwose mba nyibona pe. Competition ya The Ben na Bruce Melody ntabwo nyibona, kubera ko uwitwa The Ben ntashoboye kuvuga nkuko Bruce Melody agenda akavuga ati nzakwita kanyafukunda, ati jewe nejo we namwumvishe kuri live ibintu yari ari kubwira yari ari kuvuga kuri Muyoboke byo ntago bibaho. Ariko Baranyagasani, ngewe ndasaba abahanzi bo mu Rwanda barimo Chris Easy, barimo Juno Kizigenza, barimo Ken Solo, undi nindera naribi, abo batatu ndasaba ko hazagira gutya hakavamo umuntu umwe uhangara Bruce Melody akaba bajya gukompeta. Ariko witwa The Ben we rwose gukompeta na Bruce wapi kabisa. The Ben maba muri kumuhohotera, narabibonye. Kuko The Ben ni umuntu uza agahita akubwira ati reka nizanire kurara igisubizo twiririmbire ati jewe, naho Bruce Melody araza agahita ahera kuri ndakwanga nushaka unyange ndakwanga, ati nzakubita kanyafukunda, ati jewe ndi 001, ati bani nyine aho kubita ibintu nk'igihumbi. Ruhango Bruce Melody ari ukuririmba, aririmba ari ikigambo nacyaraza akakigukubita ibintu byose, uburara bwose arabuzi. Naho The Ben uburara abukura muri bari abahungu baba bari hari inyuma ba Nopuja na ba manager n'abandi bose nibo baza akabwira ati genda umukome gutya, noneho agahita kubitiraho n'umuraperi muri umunani bari na mukuru we Green P, agenda ukubite muri imirongo gutya. Ariko ubundi The Ben adafite bari abantu hari inyuma, uraburara ntago yabushobora.
we ni umuntu mwiza, The Ben ni umuntu nyine wiririmbira gutya, ukeneye kuririmbira abantu, ukeneye nyine ibintu nk'ibyo gusa by'umuziki, ariko byo kuvuga ngo araza ngo kurirwa ngo ngasubizanya n'umuntu ngo biki byaranze, narabibonye pe. Kuko yaba ari undi muntu aba yarakreye ibintu bikomeye cyane hariya. Nabonye noneho ngo video ngo yakoze ngo yo kumwinjiza kuri stage ngo yakozwe ngo n'abantu bakomeye cyane ngo batatu, umwe ngo wo muri Uganda, ngundi wo muri Amerika, ngundi ngo bamufashe gukreye amashusho ngo ya kiriya gisamago twabonye yari muri background amwinjiza kuri stage. So ibyo wenda reka tubireke, ariko abahanzi batatu nsabye mugerageze ewana mushake mu buryo havamo umuntu muhanzi umwe uza gukompeta na Bruce Melody, kuko muri abo batatu Kanisoro nawe mu kuvuga mba mbona nawe atabibasha, ariko Chris Easy na Juno Kizigenza nimuzantenguye, hazavemo umuntu umwe azagere gutya ahangana na Debe na Bruce Melody, yaba mu kuririmba, yaba kubyina, yaba mu kuvuga ewana, ku buryo tuzatwitira bata ubu none ubwo runaka avuze gutya mwumvishe witwa Chris Easy yaraje abwira Bruce Melody ati yancunze shandi mu byago, tubundi Imana Nyagasani iti cyakora ati usibye Imana yonyine izamunkura hejuru uyu mwaka, ati naho ubundi nta wundi nyine. Urumva ko nyine ngira ngo Bruce Melody nawe ari mu kiganiro hari Butare na MI Empire na Irene Murindahabi nawe yari yavuze ngo rega nguriya ngo n'umwana ngo n'umwana ngo, ariko ngo umuntu ngo ugikorera ngo ugishutingisha ngo amashusho ngo telefone, ubwo koko ngo uriya n'umwana ngo nayo ngo biba byamugoye. Cyakora reka babwire Riderman ubwo yavuze ngo ntago ari beef ngo baba barimo, ariko beef mu baraperi zashizemo ahubwo zaje muri abajene. So reka dutere intambwe twinjire kuri Kevin Kade The Last Night. Ngira ngo si benshi bayivuzeho, yaba ibya Tycoon Ndahiro byabaye akarwana, niba ari no kurwana, niba ari gushyamirana, sinzi uko nabyita, kuko hari inyito ushobora gukoresha ugasanga iraremereye cyane, kandi umugabo w'itangazamakuru urumva ibyo nsohoye nibyo muhita mufata. Nshobora kuvuga ngo yararwanye cyangwa ngo yakubise umuntu ugasaba undi muntu urahari Ingororero cyangwa Rubavu cyangwa Musanze agatangira kuvuga ngo numvishe ngo umunyamakuru ngo avuga ngo Ndahiro ngo yakubise umuntu ngo Tycoon oya, ashobora kuba yarashyamiranye n'abantu ntibagire ibyo bumvikanaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe wenda n'uburyo na situation umuntu yari arimo. Ashobora kuba yararushye afite stress mu mutwe, cyangwa se yashyushye, cyangwa hari akantu yanasomye wenda ntago nabihamya kuko sinamupimye ibintu nk'ibyo. Ariko muri kiriya gitaramo habayemo geste zingahe, hari ibintu bibiri byabayemo mutigeze mumenya. Ngira ngo abantu mwakurikiye party yahuje abanyamakuru na Kevin Kade. Kevin Kade yaratwibwira ati ngiye muri Uganda kuzana icyuma kitigeze kibaho, ati icyuma nzakoresha hano muri stage, nzakorera hariya muri roundabout ntago kibaho. Icyo cyuma cyaranaje, ngira ngo niba hari abantu mwigeze kuriya mwabonye ahantu yagiye agakandagira kikamuzamura hejuru. Ariko ndakubwiza ukuri, twebwe ari muri sound check yatuje gufata amashusho y'icyo cyuma, aratubwira ati nta muntu wemerewe gufata amashusho. Ndeba buryo bari kugipanga ngo buryo araza kukijyamo ngo bagakanda ngo kikazamuka ngo kigatembera gutya, nyine niko gashya yari afite. Sasa icyaje kuba yageze ku rubyiniro anakijyamo icyuma, baragikana barakizamura, ariko ngira ngo abantu bashobora kuba ari nabake banabimenye ko icyo cyuma yagikoresheje. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mu masaha ya saa sita ni ryari hari huwe muhanzi harya ni Bushari. Niba ari umuriro wazimye, niba ari ibyuma byazimye, niba ari siriko yabayeho, ntago na n'ubu ntago twabona umuntu dusobanurira ngo habaye iki. Gusa byarazimye hamushira n'akanya kanini, hafi minota nk'icumi-15 ibintu byazimye, tuzi ngo n'gitaramo kirangiye, tubona barongeye baragarutse, Bushari aragarutse arongera aririmba. Icyo ni ikindi cyabaye. Ikindi rero cyabaye muri kiriya gitaramo mutigeze mumenya,
nuko hari abantu ako si ibintu mbivugera kambyihorere kuko buriya ngo hari umunyarwanda waciye umugani ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi kandi ngakarenza umunwa akarusha ihamagara reka mbe mbyihoreye. So rero ngira ngo wenda 2026 twayitangiye neza muri iyi showbiz, ariko kandi tunayitangira nawe ku ruhande rwa ya mpano Floriye wacu rwose nyabuneka amerewe nabi cyane ku rwego rukomeye. Niba ari umuntu wahuye n'ibibazo bimeze kuriya byo kuba videos zarasohotse muri buryo agahita aburamo umwana we akaba yitabye Imana bidaceka biri, umugore we nawe agahita amubwira ati ibi ntabwo nabyihangana reka mbe nigendeye, mu gihe agiye mu Bufaransa naho muri niba ari Belgium hajya ngo ni Belgium ni hehe zebo Belgium hariya mu Bubiligi, naho ibintu bikagenda kuriya akabaragarutse mu Rwanda mu yakigaruka ngo video zindi ngo noneho ngo yari yahamagaye ngo video call kuri uzantuza ngo none ubu inkuru aka kanya tuvugana umugore ati ubu nanjye ngeze muri RIB, ati ngo yaramukubise ngo yaramushyize ku nkeke. Nabonye ibinyamakuru byose ngira ngo hari njye utari wandika iyo nkuru, wera ko naje gusanga nkurikije nkotinze ibyo yampano yisobanure kwa Irene yaravuze ngo hari abanyamakuru ngo bamuhamagaye ngo ntiyabaye ikiganiro ngo kubera buryo yarameze. Kandi mujye mwumva hari situation nawe umuntu aba arimo kugira ngo abe yagira n'ikintu abivugaho, ukumva nyine biragoye cyane. Umujene ngo abanyamakuru ngo batabashe kuvugana nawe byagenze bite, ngo baramurakariye ngo nibo bari gukora inkuru ziri aho nyine ngo bari guhita bafatanya n'abandi, cyane ko yanavuze ko ngo witwa Dumba ngo abiri inyuma cyane ngo ashobora kuba afitemo akaboko kanini cyane muri ibi bintu byose ngo biri gukorwa. Ubwo wenda akabafatanya n'uriya numva bahora bavuga, ngezimba nshaka no kumuvuga rwose. Umuntu wita Imana se yita Imana mu buhe buryo byagenze bite? Na perezida w'igihugu ntiyari yita Imana, na papa ubwe ntiyari yita Imana, umuntu yaza akita ngo ni Imana gute? Ntago reka sinjya mbyemera kabisa. Nakemera amazina ye akoresha mu bundi buryo ibyo akoramo simbinenga kuko afite uburyo abikoramo, nakomeza abikore namubwira iki, ariko byo kwita Imana byo ntago mbyemera. So ikintu nje kuvuga rero niki, bibaye kuko ari ukuri nkuko ya mpano yabyivugiye akavuga ati ra video ntayihari, ati Irene nkubwije ukuri ko ntayihari. Niba koko ibaye ari ntayo, uriya wita Imana n'abandi bose bari gufatanya, ako byaba bibabaje. Ira video ndamutse koko nyibuze muri shop ikiza muri imyidagaduro nta byahishwe bitazajya hagaragara. Ni umva, niba ihari izagera igaragare, niba idahari tuzagera tuyibure. Umunsi rero nayibuze koko nkayibura burundu, nzaza nenge wose wakimujya muri ibyo bintu, uri umuregend mu itangazamakuru uzi criteria ibintu byose by'itangazamakuru bizi, ukajya gufatanya na bari abantu batazi ibintu barimo, bakagushoramo nawe ukajya muri birabintu, bizaba bibabaje, bizambabaza cyane. Aka kanya ntago na blaminga sinanabinenga kuko ntago namenya ngo irahari cyangwa ntayihari, nubwo nyirayo yavuze ko ntayo kuko nubundi nibindi byo nabyo yari yarabihakanye. Reka mbanze mbitegereze, ariko bibaye ari ukuri bikaba ari ntayo, abantu mwese muri kuvuga mukaba muri kugenda mukicara ngo bamufunge ngo bekibi ibintu ikizi social media muriho, yaba YouTube yaba TikTok yaba Instagram yaba ibintu ujya gushyira ujya ubanza utekereza kabiri, ibintu ujya kuvuga ujya ubanza utekereza kabiri, kubera ko ibyo uvuze biragaruka ejo cyangwa ejo bundi. Mu kanya nahoze ndeba ka video Uwicyeza Pamela yagize gutya bakamukoresha interview avuga ibintu bijyanye no gushaka no gushakwa. Disi ni umwana mwiza abayivugira we, hari abantu ubona bivugira nyine ukabona nta mutima mubi, nta bintu byinshi byo, nta mukushi umutima, ukabona nyine ari kwivugira tu, ni ibintu biraho ari kwivugira nk'umuntu uri kuganira ngo bisanzwe.
ariko urumva nyine kubera ko yaganiriye ibyo yaganiraga kanya barimo baragenda babigarura gake gake bavuga bati yari arimo ariganira yivugira ukuntu ngo ibintu byo gushaka ngo abagabo ngo batera stress ngo ngaho kugira ngo ashake ngo yakemera akibyarira ngo biri aho nyine ngo adashatse nk'ibyo. Utwo tuvidewo natubonye ndavuga ni nk'uyu mukobwa wacu yabyivugiye yiganira nta kibazo nta mukusha atazi, wenda ngo wasanga iyi video wenda yarabaye nko muri 2013 wakaba yizanye 2026. Ibaze rero nawe uri kwicara ukavuga ngo ya mpano bamufunge ngo bamugire gutya bigenze bitya ngo bigende bitya, ejo mu myaka nk'ibiri reka mbyihoreye. Ariko anyway dusengere ya mpano niba nawe ubwe abifitemo uruhare n'amakosa n'ibindi byose afite ibyo ari gukora wenda tutari kumenya, wenda ariko tuzamenya uko ubuzima bw'ibyamamare mugani Riderman buri hanze buri kukarubanda byo kugira ngo bikore bihishe 100% byakugora. So rero niba ari uko bimeze akaba ari mukuri kuriya yahagaze akatubwira, akaba ari n'abandi bantu babiri inyuma koko bari kumugambanira cyangwa bari kumusenya, Imana imworohereze kandi mugende imbere imufashe, hanyuma ahasigaye dukomeze twubake showbiz yacu, twubake imyidagaduro, twubake umuziki nyarwanda mugani wa The Ben, dufatanye tugeze kure aho kugumisha hano mu Rwanda wumva ngo mugumya muhanganishe The Ben na Bruce Melody ngo Chris Izinande ngo Aline Sano na Bwiza ngo Bwiza nande ngo bigume gutyo. Oya, mufate Bruce Melody muhanganishe na Diamond muhanganishe na Tiwa Savage na Pana na Tekino na Davido, mufate Bwiza na Butera Knowless muhanganishe na Tiwa Savage, muhanganishe n'abandi bari kuri international artists. Pana kugumya mubagumisha mu ruziga rwa hano mu Rwanda na hano hirya Tanzania na Uganda. Oya, umuziki wacu ugomba kurengaho, imyidagaduro yacu ugomba kurengaha. Ntago tuzajya duhora ngo Philip tahanganye na Irene ngo Irene hanganye ngo nande ngo Mr Muhanza hanganye nande ngo. Oya, mureke tubyagure bibe binini. Kubyagura rero ni ugufatanya, no guhuriza hamwe, no gushyira hamwe imbaraga, yaba blogger, yaba content creator, yaba abanyamakuru bari professional, yaba citizen journalist, yaba uruganda rwose duhuriza hamwe imbaraga kugira ngo tugire ikintu kinini kibyara. Ariko nimukomeza kuzana inzara nyinshi kuruta kwagura ibintu bizabyara amafaranga menshi, mukanarya mugahaga izo nzara zanyu zigashira, bizaba ari ibibazo cyane. Kuko akakanya baraguhamagara baguhumbi 100 ugahita uzaho ugahita uvuga ukuntu ngo The Ben ari mubi, ugahita ejo baguhumbi 200 ugahita uvuza ukavuga ukuntu The Ben ari mwiza ngameze neza, ejo bakaba baguhaye 5 ugahita uzuka ukavuga Melody neza, ejo bakaguha 10 ugahita uvuga Karufari neza, wabitaro ukavuga Benoview neza. Ibyo nta kintu bizamara. Wewe fata imibare n'ibimenyetso mugani wa Peacemaker Pundit, uzuvuga uti uyu muhanzi n'uyu ageze kuri Levini ni mwiza muri uburyo muri ibi nibi bigomba gukorwa gutya, ariko wigendera mu Kigali ngo kubera ko ngo banyishyuye ngo 2 miliyoni ngomba guhita nza nkasenya. Waza ukavuga uwo muhanzi basi bagwaye gupromotinga no kumuvuga neza, ariko utabivuze usenya undi. Nguriya ngo ntago yize ngo ibintu abavuga ngo nta meaning bigira, ngo mbona nta kintu bimaze, ngo hanyuma se ibyo uvuga n'ibyo ukora bimaze iki? N'ibyo ubona mugenzi wawe byakora ntacyo bimaze. Mwese muri gukora kugira mukora itangazamakuru ry'imiziki, ry'imyidagaduro cyangwa se ry'ibindi. Uri kuza ukavuga ko The Ben ntacyo amaze, atari mwiza, ataririmba neza, atambara neza, biki kubera 200,000 baguhaye. Ejo nawe nishyura indi nawe azaza avuga ukuntu Bruce Melody atari mwiza, ntacyo amaze, ntaririmba neza. Hanyuma babahanzi bari hanze se cyangwa abandi bantu bari hanze y'u Rwanda nibakomeza kumva ubwo butiku buraho gusa bizarangira bite? Wa muhanzi se washaka kuza gufata The Ben na Bruce Melody bagakorana indirimbo, urumva azaba kibitekereje? Wa mushoramari uri hanze se muzamukomeza kumushyira mu rujijo? Wowe niba bakubwiye ati promotinga Bruce Melody, ngwino utubwire uti Bruce Melody yasohoye album itwara igihembo muri Isango na Muzika Award, itwara igihembo ku rwego runuru, iri kuri chat aha naha, afite indirimbo dore hajya yitwa ngo iki Pom Pom imaje kugira miliyoni mu minsi ngahe, afite chat kuri Audiomack
Boomplay n'izo mbuga digital platform zose ari kuri chat ku rwego mpuzamahanga, yakoranye na Shaggy, yagiye muri Morning America, yagiye muri uzu tubwira ibigwi nyine utubwira uburyo ari mwiza, ariko were kuza ngo tubwire ukuntu ngo The Ben ngo we ntacyo amaze, ngo ntacyo avuze, ngo ngako ngo Bruce Melody we ngo ameze neza, ngo ibyo bintu aba ari amatiku. Niba uri umunyamakuru profession, niba wawe uri mu promoter uri profession, bahita bavuga ko uri kuvuga amatiku, nta nubwo bahita bumva kuri gupromoting umuhanzi, ahubwo bahita bavuga ati ni umunyamatiku yariye ruswa n'ibiki n'ibiki. Kandi kuba bakwishyura ngo promoting umuhanzi si icyaha, ahubwo uburyo ubikoramo nibyo bihinduka icyaha. Niba bakubwiye ati ngwino genda uwo promoting The Ben, okay ngwino tubwire The Ben ni umuhanzi wakoze kuva 2010, yakoranye indirimbo na Diamond, yakorana nande, yagiye hana afite indirimbo izinize, amaze imyaka iyi ya performance hana ibiki, utubwire ibyo bintu byose bigwibye, utubwire uburyo aririmba neza, tubwire umukompaye amajwi uburyo agwa mu njyana, uburyo lyrics zimeze, ubutumwa atanga, ibyo bintu byose imibandire niba uyizi, wegeranye ibimenyetso, imibare n'ibimenyetso uzubitubwire, tuvuga ati kuko wamugani The Ben niba afite followers bangana gutya, akagira subscribers ingana gutya, akaba afite popular song kuri YouTube zingana gutya, akaba afite chat ari top chat mu bihugu ibi n'ibi, gute ko kwamugana atari mwiza? Uzutubwire na Bruce, utubwire Chris Easy, nyine promoting umuhanzi wawe cyangwa abahanzi bawe mu buryo bwiza. So ugiye mbanje gake mbabwira, ngiye narababwiye, nzahora nanababwira, sinzi byinshi ariko ndabizi neza ko nzamenya byinshi, kandi byinshi ndabizi nabyo mwe mutazi, kimwe nuko hari byinshi muzi nanjye ntazi. Niyo mpamvu duhuriza hamwe rero kugira ngo ibyo uzi mbimenye, ibyo nzi nawe ubimenye, hanyuma dukomeze twubake u Rwanda twifuza, u Rwanda rugizwe n'amakuru meza y'imyidagaduro, tutagamije gusenyana nk'abantu rwose. Mubaye muri gusenya nka ya mpano, navuga ko muri guhemuka cyane, kubera ko n'umwe mu bahanzi bari batangiye gufata chat, bari batangiye gufata ibintu bikomeye cyane, batangiye kwambuka, batangira urumva mubunga hagiye gutegura ibitaramo bizenguruka Europe, niba ari Europe niba ari Uburayi simbizi, ibintu nk'ibyo. Numvisha navuga ko afite agomba kuzakora igitaramo muri BK Arena, ibintu nk'ibyo byose. Ariko kwicara hano ukaza mukamuri ku so reka ni mbashimire cyane abantu dutangiranye 2026, nyaboneka mukomeze musubscribing kuri Ecoblom TV, banyamakuru, ba promoter, ba blogger, ba content creator, murebe umunyamakuru, wanyu Mr Muhanzi, mumurebe, mukundishe n'abantu banyu, mugani wa mwari mutistage. Dukomeze tubane, byanga bikunda, dufite byinshi tuzageraho nidukomeza guhuza n'ibyanga, ubwo kandi tuzakora mpaka bikunze. Bizanga byongere bikunde, byongere byange kugeza bikunze. Narababwiye ngo twavuye kure, ni ngombwa tuzagere kure. Nta mpamvu nimwe rero mfite cyangwa mufite yo kuzatuma mva muri ibi bintu cyangwa yo kuzarekura ibi bintu. Nzakora ibiganiro, ntimubirebe, ntimubisharinge, ntimubipostinge, ariko anytime bizafata umwaka, bifata amezi, cyangwa bifata iminsi, cyangwa bifata imyaka, cyangwa ibinyejana, ariko muzayipostinga, muzantumira, muzankunda, muzankundisha n'abantu ntanabinginze rwose, simbabeshye. Ibintu mbirimo nabyo bindimo, namwe mbarimo, namwe mundimo, ndabizi neza turi kumwe. Nta muzancikira, ndabafite. So reka mbashimire cyane ababashije gukomeza kunsapotinga no kunyereka urukundo no kunyereka ko turi kumwe mu rugendo rw'itangazamakuru rutandukanye. Nshimire cyane Ndahiro Valence Papi, nshimire Pionika Suezi, nshimire Babinovia, Bakari 250 n'abandi bose tugenda duhuza tugakora ibintu bimeze neza cyane. Dr Janvier Kunyarwanda, respect you, n'abandi mwese tugomeza kugenda duhuza, ni byiza cyane. Mukomeze mwakira impano ntoya y'umunyamakuru kandi ifite byinshi zakora. Erega murimo murakura, kandi uko mukura mukeneye abandi bagomba kuzabunganira. None mukeneye kuzakora mukaba basaza, mugahita mugenda mu karitari. Nose ubu bajara mbere Gatare n'abandi basaza muri uyu mwuga w'itangazamakuru, yo batabarika nyine ngo baha amaboko baberekere bigende muhuza, bakagenda bakaguma bari gutya babatsikamira, nta kintu babafasha. Ubu baba bakibikora se? Ntabwo byari gukunda. So rero byanga bikunda, nugera aho ugera jya wishimira ko hari n'undi nawe
wahageza kugira ngo mukomezanye, kubera ko iyo usubiye inyuma gato wa wundi wazanye niwongera nawe akagusapotinga. Yego, so ndabashimira cyane rero mwese dukomeza kuba tubana mu biganiro, abo duhura ku matera atandukanye, mu makuru, mu nkuru zitandukanye, byinshi cyane tugenda dukora. Imana igenda ibiha umugisha kandi irabibona. Niyo wangirira neza sinkwitura, ariko nizera ko Imana izakwitura cyangwa se ikazabicisha no mu bandi bantu nabo bakabitura. So ndabashimira cyane, mukomeze musubscribinge, mukore share, mu bitekerezo byanyu mukomeze mu dropping, mukomeze mudukurikire kuri platform zose. Nitwa Mr Muhanzi, umunyamakuru wanyu kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse no kuri YouTube, naho ndahari cyane Eco Bloom TV. Mukomeze mukufungure notification. Hanyuma kuri TikTok ya Eco Bloom TV naho turahari, kuri Instagram naho turahari. Mukomeze tubane mu byinshi cyane. 2026 mbafite ibintu byinshi cyane kabisa, ngomba kwitega, ngomba kubahata ibiganiro byinshi kugira ngo mugombe mubone ko ntazabatenguha. Amagambo menshi avamo ibicumuro, reka ndekeraho. Ndabashimiye cyane, mwibutsa ko nitwa Mr Muhanzi, umunyamakuru wanyu, ndi intare, ndi indangarwa, ndi intore, ndi umunyarwanda, of course ndi na diaspora, ndi umusore ukunda Imana, igihugu ndetse n'abagituye. Narakubwiye ngo buri nkuru igira uyivuga, kandi ubuzima ni igitabo, kandi buri gitabo kigira page. Uyu munsi twari kuri page ya 2026, 2025 twarayisezeye. Dukomeze turyoherwe rero n'imyidagaduro na buri kimwe cyose urimo. Nkwifurije amahoro n'imigisha. Imana gukiza inyatsi, gukize karande zo mu miryango, gukiza imyakwi, gukiza abakwanga, ikomeze guhuze n'abantu bagufitiye umumaro n'abagufitiye byinshi bishobora kugira icyo bikumarira cyane.